twebwe. Nashizeho ako kantu ngo nimba kubera ko nasanze kandi sinshuro nkazini kandi kose muri ibyo bice muri ibyo bice nyine tuza gusoma kandi se mu kakane kose ngo nimba yazuye umwuka we yazuye Kristo muri twebwe. Tangira kwibaza se uwo mwuka ni gutushamikiranye no kuzuka kwacu. Usanga bifite umwanya munini cyane mu bugingo bw'umukristo mu by'ukuri. Hari igihe tuza tureba umukristo tukabona wese wakijwe wese nuko akora ibingibi wese nuko azoja mu ijuru muri amazi akoze gusanga kano kantu gafite imbaraga nyinshi cyane. Mu Baroma 8 Abaroma 8 no ku murongo were ku gice cya mbere hazavuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazocirwaho. Ukomeza kumanuka ugeze ku murongo w'umunani akavuga ngo rega burya abari mu butware bwa kabiri ntibashobora kunezeza Imana, ariko mwebwe ntimuri aba kamere ahubwo muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana uba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Akongera kandi ngo niba Kristo aba muri mwe nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha umwuka aba ari muzima wo gukira. Agasubiramo kandi ariko niba umwuka yazuye Yesu uba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyaha, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwica umwuka w'ingeso za kamere muzara. Amen. Amen. Aya magambo niyo yanjemo numva tukwiye kuyaganiriza, numva asobekeranye n'ibintu byinshi, numva akunda kandi ntatinya rimwe kenshi na kenshi, kubera ko nkunda kubona ingeso nyinshi Bibiliya yita za kamere zikigaragara muri twebwe cyane cyane. Nifuza yuko dusoma ayo magambo. Nahoze ntekereza nyine ejo nari ntangiye gutekereza hejuru y'umuzuko wa Kristo ku byazutse na impact icyo bimaze kuri twebwe. Ni gute tuzazuka, ni gute tuzaja mu ijuru, ni gute tuzagenda. Hanzamwe aya magambo ngo nimba umwuka we yazuye Yesu Kristo uba muri twe, uba muri mwe. Yazuye Kristo Yesu izazura imibiri yacu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri twebwe. Umwuka w'Imana uba muri twebwe, usomye ku gice c'13 ku murongo w'13 aravuga ngo uyu mwuka uzuduhesha kudakurikiza ibya kamere, uzuduhesha kwica kamere yacu. Uyu mwuka tugira, umwuka w'Imana yamaze kutugeramo uzuduhesha kwica kamere, ingeso za kamere zigashira, zigaceceka, zigaza n'abari basanzwe bazitubonaho bakazibura bagasanga ntazigihari, kubera umwuka w'Imana uturimo.
akavuga haruguru ku icuma akavuga ngo niba Kristo aba muri twe nubwo imibiri yacu iri izize ibyaha umwuka aba ari muzima wo gukiranuka. Nimba Kristo aba muri twebwe karagenda akoresha ijambo mu gifaransa baza bita ngo ni supposition, ni nko gukeka. Nimba Kristo aba muri twebwe bisobanura yuko rimwe na rimwe ashobora kuba atarimo. Nimba umwuka w'Imana, nimba umwuka w'iyazuye Yesu uba muri twe bishobora kuba ntawubamo. Kwicana akavuga akavuga ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere ahubwo muri ab'umwuka. Nimba umwuka w'Imana aba muri mwe donc ntituri aba kamere, nimba umwuka w'Imana aba muri twe kandi nimba gatarimo turi aba kamere, turacakura bitya bya kamere byose. Ayo masupposition yose uko gukekeranya kose, nimba Kristo aba muri twebwe, nimba umwuka aba muri twebwe, nimba umwuka wazuye Kristo, urumva izo supposition zose twozibaza. Natangiye kuzazibaza uti uyu mwuka koko utubamo, nimba utubamo kuko iziriya ngeso zose zikigaragara mu bakristo. Nimba Kristo atubamo ni gute ziriya ngeso zose za kamere zikigaragara? Kandi murumva yuko bishamikiye no kuzazuka kwacu. Kuva twakiriye umwuka wakomeje kujana natwe, gukomeza kujana natwe, ugenda wiyongera, ugenda ku ijambo ry'Imana rigenda ryiyongera, twakagombye kuba tugenda dukura, rigenda byica kamere gahoro 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 gahoro. Ku myaka nk'iyi myaka twe tugize dukuza turi mu nsengero, twakagombye kuba tutakigaragarwaho ingeso za kamere. Kamere yakagombye kuba itagifite imbaraga mu maso y'abantu. Abaza batureba benshi ntibakagombye kuza batubonamwo bijya byose biza bivugwa ku ba kamere. Yavuze ngo ariko nimba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo uba muri twebwe, bivuga yuko Pasaka irangiye Yesu amaze kuzuka, twakagombye kwishima Yesu yazutse. Kubera ko aho yaravuze mu Bakorinto ngo nimba atarazutse, ibyo twiringiye byose n'ibyo tubwiriza byose byakagombye kuba ari ubusa, natwe tuba twarapfuye gusa. N'abatubwirije baba barabwirije ntaho tuzaje nimba Kristo atarazutse. Agera hepfo akavuga ngo none ariko Kristo yarazutse. Amen. Yo namashimwe menshi. Amen. Ariko noneho Kristo yarazutse, iyo ni garanti dufite wa Kristo. Kuko yazutse natwe azatuzura. Ariko hano yashizeho konti. Yavuze ngo nimba umwuka w'iyazuye Kristo uba muri twe, yashizeho akantu ko gukeka. Nimba wa mwuka w'iyazuye Kristo udutuyemo uba muri twebwe, natwe azotuzura, azazura imibiri yacu. Kubera yuko iyo twagiye mu kuzimu tuza tujana nawe, tuba twaraturanye nawe, abawutubonaho ndetse n'abandi ba hano ku isi baza bawutubonamo mu by'ukuri. Kubera ko byamaze kugana gucyo mpande ubwo nabitekerezaga kaza numva
yabavuga butumwa benshi uzusoma ikintu kimwe kikakurangira ikindi kikakurangira ikindi ukaza wumva ijambo ry'Imana hari ukuntu bigiye risobekerana niruka nja mu Bagalatiya kuja kureba za ngeso za kamere zituma mu Bagalatiya hazavuga ngo ingeso za kamere z'umuntu kirangwa na kamere ubusambanyi no gukora iby'isoni biteye isoni no gukora iby'isoni nkeya no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana ni ishari ni umujinya ni amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomana no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisabirye cyatumye mbitinda ko ejo nuko ejo hakomeje kwirukamo utuntu dusa nk'utwo ngutwo dufite ibintu byinshi bimeze kuri biza bituma umupasiteri yibaza ati hayakora rimwe na rimwe iyo ujuka bakakubwira ngo naka yakoze iki naka yasambanye ukibaza uti what's wrong ni icyabaye nyuma y'imyaka 20 wacarangwaho n'icukuzo umwuka w'Imana agira ati ntuzumubuza noneho bakongeraho bakakubwira ngo nakasigaye aroga noneho bakagushiraho n'ititire yiwe afite mu rusengero n'umudiyakoni mwiza mwari mwizeye bagakwitaho n'ako kantu kane ikibazo cyose byageze hakaba bamwe batabyemera abandi bakabyemera ariko kera bikaba byavuzwe basanga tutangiye gushiraho amadute twebwe turayashiragaho ariko umwuka w'Imana uratugenzura nicyo ushinzwe nimba umwuka w'Yazuye Yesu Kristo uba muri twebwe izazura imibiri yacu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri twe hepfo akavuga ngo kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa bivuge yuko bano bantu tubana mu rusengero bano batababyukana ibyo bizinga cyangwa bukira babifite cyangwa abacirwa mu biganiro bibi nasomye ibintu byinshi hariya kandi twese dutunze izo Bibiliya mu by'ukuri abafata umwanya wo gukora ibiganiro byose bibi byose kandi ukaba ubizi ko ni ibiganiro bibi wowe kwibaza utese umwuka w'Imana tumbuza gukora ibi biganiro umwuka w'Imana dutunze nimba udashobora kumbuza kuja mu biganiro nk'ibyo kwibaza uti umwuka mbamo ejo nsomye kino gice tuhadusoma nabonye turiya tuntu tubaza ngo niba umwuka w'Imana aba murimo niba Kristo aba murimo ariko niba umwuka w'Yazuye Kristo aba murimo kuko niba mukurikiza ibya kamere ndavuga ngo niba umwuka w'Imana tubamo ntitwakagombye kuba tubisambana
nimba umwuka w'Imana tubamo twakagombye kuba tubikora biteye isoni. Nimba umwuka w'Imana tubamo twakagombye kuba twicarana n'abakobanyi. Nimba umwuka w'Imana tubamo twakagombye kurangwa no gusinda. Ko nashaka kuvuga ngo dufite umuzuko w'imibiri yacu, dufite umuzuko nk'uwazuye Kristo. Nimba umwuka w'uyazuye Kristo uba muri twe. Amen. Umwuka kuzuka kwacu ni garanti, kuzuka kwacu kuremejwe kuriho ikashe. Baravuze ngo nimba umwuka w'uyazuye Kristo uba muri twebwe. Ibyo ni bidasubirwaho, tuzazuka 100%. Dushobora kubigendera 100%. Turabizi ko tuzazuka 100%. Amen. Nimba umwuka w'uyazuye Yesu Kristo uba muri twebwe. Hallelujah. Aravuze ngo nimba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. Ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Bivuge yuko uyu mwuka dutunze, uyu mwuka w'Imana wahawe n'imbaraga rwose, n'imbaraga ziza zitwesha gukandagira kubata kamere, tukayidomine, tukayibwira ngo niceceke. Niceceke. Zambwira abandi kera tukija ku ishuri, niho nari nkija ku ishuri. Nagiyeyo usanga abandi baragiye mbere yanje, benshi barahangutse bari bariyo. Ngiye muri kaminuza, ushike baza kunyakira, hari kure, twigiraga kure, bakaza kubaza amakuru. Abanyekijya bose b'abanyeshuri b'abanyamurenge bakaza kukubaza amakuru no kukwakira nyine mu mamiriye y'abanyeshuri. Mushike uwo munsi baje kunyakira, banyakira mu kabari, barambwira ngo nifate inzoga. Toyasize muzo arimwe mugatanga muri ubiye hari musengero mwiza rwose nari macuwa, ariko iri mutoya mu myaka, ariko nari narariye ijambo ry'Imana. Ndavuga nsize muzo. Amen. Barambwira ngo abarasubira baranyinginga mukandikanya ngo nabo bakaba bazanye tonto score, bashiraho na fanta. Nafata fanta. Umugabo wari unyicaye iruhande, twadufitanye amasano muri famiye. Arambwira ngo ninywe masha toya, ibyo ntubinyinginge. Arambwira ngo yo namakaba, ngo nabo niko baje. Ndamubwira ati wibeshe, ntabwo niko waje, nimba waraguye, ariko nje sisinywa. Urumva mu by'ukuri ni umwuka bari barakiriye, wari warabateguye rwose. Bari barabucecekesheje, batangira gukora ibintu byose bumvaga basanze mu mamiriye y'abanyeshuri. Ubu uyu munsi wa none zirya kamere zose twarakandagiye zose ubundi ko zirazuka. Ko zirazuka, nyamara uwo mwuka ni ikimenyetso cyo kuzazuka kwacu. Twakagombye gukomeza tukaza twibuka ngo nimba umwuka w'uyazuye Yesu Kristo uri muri twebwe. Imana yazuye Yesu Kristo izatuzura natwe. Amen. Yene kigera. Amen. Ariko nimba umwuka w'Imana agumye muri twebwe, nimba Yesu Kristo agumyeje gukomanga mu bugingo bwacu,
nimba umwuka w'Imana aba muri twebwe, ayo magambo, nimba umwuka w'Imana ari muri twebwe, kubera ko ku 9 havuze ngo niba umwuka w'Imana aba muri mwe, turaba Imana nyine, turaba kamere. Ariko umuntu wese utagira umwuka w'Imana wa Kristo ntaba ari uwa Kristo nyine. Turimo kugenda, uko tugenda twigira mu kizungu, uko tugenda duhura n'abigisha benshi, niko tugenda duhura nyine abantu bashaka kubyorosha byose bakabyorosha, byose bakabifatikanya, byose bakabivanga, bakatubwira ngo ibo niko bakiri, ibo niko bameze. Reka mbyibutse, nimba umwuka w'Imana aba muri twebwe, dushobora kunesha kamere rwose. Biriya byose bya biganiro bibi byose, abasenga ibishushanyo bose, sinzi abantu batuye mu Rwanda, muzakurikire ubuhamya bwabo, kenshi bakunda guterekera n'umuntu wese wahuye n'ikibazo. Benshi n'ububakira abakristo, ariko urashumva bagifite izo byo kuja guterekera kubera yuko babitinzemo. Baza bemera imbaraga z'amasengesho kuko bakemera n'izo mbaraga z'ibyo bitinditindi byabo. Ariko abakiriye umwuka w'Imana, baza barenga ibyo ngibyo mu by'ukuri, byo guterekera, ibyo gusenga ibishushanyo byararangiye rwose. Sinzi ko ari uwo bakibyiringira umuntu. Twamara tukibaza utese niki gihe gituma uyu munsi wa none mu bakristo bacu havugwamwe amagambo ameze gutya namwe muri mukuru. Niki cyabaye ngo barya abantu bagaza buzura umwuka wera, ukumva bakubarahanura, barya abantu bari bameze neza, kuki uyu munsi wa none baye bavugwaho ibintu byose bya kamere hasi? Imana yazuye Kristo, yamuzurishije umwuka wayo, niwe gifite, niwe izakoresha ituzura natwe. Twirinde kurambika hasi, twirinde kukandagira, twirinde kusimbuza kamere ngo dutekereze yuko tuzabaho nk'abandi bose. Nimba dutegereje ijuru, nimba twifuza kuzazuka ejo, nimba dutegereje umuzuko, tudutekereze yuko tuzabivanga byose. Soit kamere ife tuzabeho, soit tugaburire kamere tube turapfuye mu mwuka. Yavuze ngo ariko mwebwe ntimuraba kamere, ahubwo muraba umwuka. Nimba umwuka w'Imana aba muri mwebwe, bivuga yuko ntitukira abakamere. Umwuka w'Imana aramutse turangwaho, turabakamere. Kandi ikibigaragaza nuko abantu batazoza bambona mu ibi bintu nasomye hano. Tuza turirimba, nimba bibuka baririmbye za ndirimbo za kera, hari nibo twaza turirimba tondala roho, magaza twagaza tuziririmba zose mu myaka yacu, tugasite amatunda y'umwuka na kamere tukayavuga n'imemorize mu mitwe yacu. Mana dufashe uzaze uzisubiramo, wibaze se ko ngisambana ndacafite umwuka w'Imana muri jewe? Amen. Ko nkija kuroga ndacawufite, ariko ko ndacumva uvuga, ko ndacumva umbuza. Iyo baduhamagaye mu biganiro bibi ko ndimo kugenda, kandi naje kumva ndanezerewe kuguma kubyumva, uwo mwuka wagiye ko kera bitari bikinezeza.
ko turavuga ngo nimba umwuka wiyazuye Yesu Kristo wa muri twebwe wowe checking musubire mugerageze kumva mu mitima yanyu nimba umwuka wiyazuye Kristo ukirimo aho birebera nuko izi ngeso zose za kamere zitakibamo kugira ngo birebe neza ukomange ku mutima wawe introspection wenyine wisuzume wenyine winire wenyine mugani wa Paulo nimba ushaka kwisuzuma kugira ngo umenye yuko umunsi w'umuzuko uzazukana n'abandi no kureba kamere yawe uko ihagaze ugenda usoma Abagalatiya ibice 5 ku murongo w'19 barama bakuzurira kamere yose uko iteye urisangamwo ni yawe numara kuzisangamo uvuga uti umunsi wo kuzuka sinzazuka kandi nusanga hakirimo keye uvuga uti iyi sigaye ngiye kuyihinira ngiye kuzihinira ngiye kuzirwanya ngiye kuzibata umwuka w'Imana abidufashemo tuzaze twumva yuko mu gihe tugitegereje umuzuko tuzazurwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana wazuye Kristo iz'Imana yakoresheje izura Kristo umwuka wayo yakoresheje izura Yesu Kristo umwana wayo nizakoresha kunzura njewe uri nisanga amagufwa yanje mu gatanga izanzura mu gatanga nimba aho nzoba naraguye ni ari hehe nibizanzurira kubera yuko izosangana wa mwuka wayo muri jewe rero ndiko nabivuga gutyo kubera yuko iyo abapfuye bizeye mwuka wabo ntukije kuzima ariko turabizi yuko tuzazuka hari umunsi dutegereje wo kuzuka tuzazukana n'abera bose uko Yesu Kristo yazuse ejo twaza twiziza kuzuka kwiwe ico twosigarana muri Pasaka nyuma yo kumenya yuko Yesu yazuse abantu bibaza ngo se yazutse murabizi yuko umunsi bamaze kumuhamba bari bafashe igituro urutare runini barushiraho ku kaburi kiwe kugira ngo atazozuka aho zabwira Pilato ati uyu muntu yari umunyabwenge uyu muntu yari afite imbaraga kandi yari afite inshuti nyinshi ejo n'ejo bundi boza guhirika rino buye bashiraho n'ubushishi wararihoma kugira ngo atubwira ukura iryo buye ngo barebe si ibyo gusa bamara babwira Pilato tushiraho n'abarinzi kugira ngo ejo n'ejo bundi batazoje kuvuga ngo bataza kumwiba ariko Kristo yarazutse dufite ibyishimo birenze kwishima kubera yuko Kristo yarazutse iryo buye ryarahavuye turacyari kumwe ego amen narivuze ngo dufite ibyishimo birenze kwishima turusha miliyari y'abantu turusha miliyari y'abantu Kristo yarazuse ryabuye ryarahavuye bwa bushishi bwarahavuye ego barya barinzi barananiwe kumurinda ava mu gituro cyo bitwa tuma turirima ngo yavuye mu gituro aja mu ijuru ariyo yicaranye n'Imana tushimira kisa zambaraga zamenaguye bya bindi byose ziturimo izo duhatavuga nimba ziturimo reka
kaburi kazoduhodinga, nta gituro kizodufata. Dufite garanti n'umunezero mwinshi n'ibyishimo byinshi yuko umunsi azohamagara amazina y'abera tuzazuka. Kambarangire ubuntu byoroshe, ugenda ufata igitabo cy'Abagalatiya kirakwereka uko wakwireba wenyine ukamenya nimba umwuka akikurimo cyangwa nimba waramucecekesheje. Nugera hepfo kuri 22 harakubwira imbuto nazo z'umwuka, ureme nimba zikurimo nimba zirimo, nabyo biragufasha kumenya aho uhagaze. Imana yo mu ijuru ikomange ku mitima yacu, twumve yuko uwo mwuka tukiwukeneye. Imana yo mu ijuru idufasha gukomanga mu mitima yacu, turebe nimba dutegereje umuzuko w'abera. Amen. Tuzazuka. Harabana kumaramo kutubwira yuko ibyo turimo ni ibya kera, ntabwo ari ibya kera. Yesu agize imyaka 2000 yarazutse. Umuzuko wiwe ni ubwayo uvuga n'uyu munsi wa none, kandi niho baye baturefereho, niho baye baturangira ngo uko yazutse natwe niko tuzazuka. Amen. Abahaye bibwira yuko bishaje, tuvuga ibintu bigize imyaka ni ibya kera, ntabwo ari ibya kera. Nta yindi referansi hari n'imwe uko umwuka w'iyazuye Kristo nimba ari muri twebwe uzatuzura ku munsi wo kuzuka. Imana iduha umugisha kubyishimira, Imana iduha umugisha kumenya yuko kuzuka kwa Kristo kwaduhumuye amaso, kwaduhumuye ubwenge, kugira ngo ducunge umwuka wayo muri twebwe. Umunsi wo kuzagaruka kwayo, umunsi azohamagara abera, umunsi azoja kuzura abera, tuzazuka. Iyo ni garanti rwose umukristo wese yakagombye kugendera. Wowe uri mu kazi naza agasanga turi muri aya makampanyi yabo, tuzagenda. Nitugenda turi mu ndege, tuzagenda. Aho izadusanga umwuka wayo ngo ni ikimenyetso twahawe, tuzatugendana. Abandi ntibakibona, ariko nitekeze ko baza bakibona mu by'ukuri, baza bakibona. Iyo umuntu yahindutse, iyo umuntu ayoborwa n'umwuka, muze mubimenya yuko ayoborwa n'umwuka. Iyo umuntu ategekwa n'umwuka, muze mubimenya yuko akanwa ke gategekwa n'umwuka, amaboko yiwe n'amaguru yiwe bitegekwa n'umwuka. Nigeze kubwira abakristo nkiri muri disi, ndabwira nti hari ibyo Satani atobakimbwira no kunyongora ntiyo winyongorera. Nari ngo siko n'utubare muri Washington DC, ntabwo Satani yombwira ngo ninjukije mu kabari, bishoboka. Ibyo ntiyo bikora, n'ibindi ntiyo, hari bimwe cyo bikitangira ntaho yohera. Kubera yuko umwuka w'Imana ubu turi muri twebwe, wafashe icyicaro kinini cyane. Narivuze ngo nimba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo muri twebwe, uzatuzura. Imana iduha umugisha, Imana itugirire neza kubicekinga hakiri kare. Iyi Pasaka umenye yuko wo bireba neza, ukareba nimba Pasaka iguhagazemo neza, nimba Yesu Kristo yarazutse, umenye ko yazutse, yazuwe n'iki? Yazuwe n'umwuka w'Imana. Ese naje ndawufite, nzazuka yego cyangwa oya? Ubirebeye muri kamere cyangwa ukareba mu mbuto z'umwuka w'Imana dutunze. Imana iduha umugisha. Reka dusenge.
Uwiteka Mana yacu iri mu ijuru, ari ntaramanye n'abantu bari muri Europe, n'abantu bari muri Etats-Unis, n'abari mu Rwanda, n'abari muri Kenya, ndavuga Afurika yose. Ndagushimiye Mana yuko twaza twibukiranya umunsi wazutse cyakuzuye Yesu, kandi ijambo ryawe ritubwiye yuko za mbaraga zakuzuye nizo ziteguye kuzatuzura natwe. Twavugana gukuntu dushobora kubimenya yuko tubitunze, twiteguye umusuko cyangwa tutawiteguye. Birashoboka ko twabimenya Mana, reka tubone umwanya wo kubisuzuma neza. Ejo n'ejo bundi tutazosanga tutabikwiriye. Urakoze kubumvise, baye kubibika neza no kubisuzuma. Ejo twongera guhura Mana, bazoba bamenye uko bahagaze muri iki gihe. Mu izina rya Kristo Yesu tubisabye. Amen. Amen. Amen.